rutwara abasore rutwara inkumi rutwara amajigiza n'ibikwerere urupfu ruragapfa rupfaka. Ni igitondo cy'umwijima ku banyarwanda, ni igitondo cy'umwijima ku bakunzi b'umuziki, ni igitondo cy'umwijima by'umwuka ku muryango Urarira kubwo kubura umwana wabo. Itariki 17 z'ukwezi kwa munani n'indi tariki ya kabiri yongeye umutwe w'abanyarwanda by'umwihariko mu buryo bihamamare bitewe no kubura ubuzima bwa Urarira. Biragoye kubivuga ariko bigoye cyane kubyakira kubyuka umuvandimwe wacu BURAVAN uyu munsi atakiri mu w'abazima. Inkuru suko yapfuye, ahubwo mu nyemerero uyu munsi dufatira hamwe turebera amateka yaranze Urarira kuva akiri umwana mu rugendo rw'umuziki, yemwe n'igikorwa cya nyuma cy'urukundo yakoze kigaragaza ko yerekeje wabo wa twese mu ijuru, ndavuga Abyizera. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro, umutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Ababyeyi bamwese dushime Urarira ariko yitwa BURAVAN mu muziki muri rusange. Ni mwene Urarira Michel nawe wikunda Elizabeth. Yavutse tariki 27 Mata umwaka w'1995. Ni uca umuryango w'abana batatu. Amashuri abanza yagiye igikondo ku kigo cya Petit Prince, ayisumbuye ayatangira muri Ami des Enfants yemwe na Colombia. Yarangirije umwaka wa kabiri muri kaminuza y'u Rwanda CBE mu bijyanye n'ubucuruzi, itumanaho yemwe n'ikoranabuhanga. Mu muziki Urarira yatangiye umuziki akiri mutoya ku myaka y'ibiri gusa. Mukuru yamuguriye agapiyano k'abana yirirwaga akina nako kugeza akuriyemo gukunda umuziki cyane. Ibi byatumye yinjira muri korali y'abana nyuma yo kwivaho impano yo kumenya kuririmba n'ibyo atarigishwa, agasobanukirwa impuzarugwiro z'amanota ako atarabyiga bikamworohera vuba kumenya indirimbo. Naramukunze nawe arankunda, imitima nayo turagurana, oya sinamujya kure rukundo, oya nukugeza kugusaza. Yabanye nabyo gahoro gahoro kugeza BURAVAN akunze umuziki. Urarira yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2009, aho ku myaka 14 gusa yitabiriye amarushanwa ya Rwanda. Icyo gihe Rwanda yashakaga umunyempano uzayifasha gukora indirimbo yayo. BURAVAN yabaye uwa kabiri, ahabwa miliyoni y'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Birumvikana ko urugendo rwiza BURAVAN atangiye rwibuzamwereka yuko ashobora kuzaba umunyempano ukomeye mu muziki. Mu mwaka wa 2012 Urarira yitabiriye amarushanwa ya Talent aza mu ba mbere bahembwe ko ari abahanga mu kuririmba. Akaba na kimwe mu bintu byamuhinduriye imitekerereze, aza gukunda umuziki yewe atangira no kuwubona mu yindi nguni kandi ngari. Ni urugendo yakomeje ubutaruhuka, aho umuryango we kwishura ndetse n'inshuti ze batangira kumufata nk'umuririmbyi ukomeye, nabo atangira kubikora nk'umwuga ndetse no kubikunda birushijeho. BURAVAN ku myaka 20 yonyine nibwo yiyemeje ko umuziki we ubaye umwuga. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2016 nibwo ibihangano bya BURAVAN byatangiye gusakara mu banyarwanda, nabo baramukundira barabikunda. Nuga mukora akazi ngo niko nza kubyina uyu munsi yo. Icyo gihe ni nabwo yamaze kubona umujyanama mushya mu muziki, ibyo mu ndimi z'amahanga bita management. BURAVAN yarazwi cyane mu njyana ya Afrobeat, R&B, Soul ndetse akanavangavangamo kuririmba injyana gakondo nyarwanda. BURAVAN yakundaga cyane abanzi arimo Michael Jackson, Ed Sheeran, Bruno Mars ndetse n'abandi batandukanye yabashaga kwireberaho. BURAVAN yitabiriye ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, harimo nka Prix Découverte
yatsindiye mu mwaka wa 2018 ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 ku myaka 23 gusa y'amavuko. Yarakomeje gukora ibitabo byinshi bigiye bitandukanye. Muri Nyakanga uwo mwaka wa 2018 yakoreye igitaramo gikomeye mu gihugu cy'Ububiligi, naho yari yitabiye gutaramira abanyarwanda benshi, yemwe n'amukundira bizihirwa n'inganzo y'uyu musore. Ku wa 17 Gashyantare umwaka wa 2018 yitabiriye Festival Aman mu mujyi wa Goma. Yaririmbaga cyane cyane ku nsanganyamatsiko y'urukundo, yanamufashije kwigarurira ab'urubyiruko. urwango ukunda pe nirukwira mu magambo. Uyu muhanzi yashyize hanze indirimbo ye ya mbere mu mwaka wa 2015 n'indirimbo yise Majunda, akomeza n'izindi yagiye akora n'abanzi bagiye batandukanye harimo nka Umutari Gabi, kugeza aho yaje gukorana indirimbo yise Malayika, ari nayo yatumye amenyekana cyane. I have a malaika, malaika, malaika. Mu bahanzi amaze gukorana nabo indirimbo harimo nka Uncle Austin, bakoranye indirimbo ngo Ngukunda yakomeje kuzamura izina rya BURAVAN, inagaragaza ubuhanga afite mu muziki. Yakoranye n'Umutari Gabi indirimbo Injyana, akorana na Ben Kayiranga Andi Bumuntu, ndetse n'itsinda rya Active n'indirimbo bise Ihorere yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka wa 1994. BURAVAN yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi hamwe bavuga igihugu, akabere wumvikana mbere nko kuri Diamond banahuriye ku rubyiniro rumwe. Mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, uyu muhanzi BURAVAN mu bwana bwe yakuze itinya imbeba, akenshi ifatwa nk'inyamaswa ibana n'abantu umunsi ku wundi. Apfuye amaze gukora ibikorwa by'urukundo, aho ku isabukuru ye y'imyaka 27 yizihizanyije n'abana bavukiye rimwe nawe. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. Icyo yifashishije aya mashusho avuyemo, yandika kuri Instagram yagira ati: ku mugaragaro imyaka 27 kuri iyi tariki ya 27 kandi ndumva nagize umugisha. Ndashimira buri wese wafashe umwanya we kunyifuriza isabukuru nziza. Ni nako byagenze, nagize nziza rwose. Twagize igitekerezo cyo kwizihiriza hamwe na bamwe mu bana bavutse ku itariki ya 27 Mata umwaka wa 2022 no gushimira ababyeyi babo, kandi n'icyo uyu munsi warugamije. Byanejeje cyane kubonana n'aba bana n'ababyeyi babo mu bitaro bine twagiyemo. Ndabashimira byimazeyo kutwemerera kwishimana n'impanga zanjye. Inshuti yanjye Clarisse, akaba na ambasaderi kuri BBC Rwanda, yazananye nanjye mu gihe twahaye aba bana pampers zabo za mbere. Ndashimira abantu bose bagize itsinda rya YB kuba batumye ibi biba. BURAVAN kandi yari umunyemana mu mupira n'amaguru, byanamuviriyemo kugira inshuti nyinshi z'abakinnyi nk'uko abisobanura muri iki kiganiro. Yannick Mukunzi ni inshuti yanjye kuva turi abanyeshuri muri secondaire twizera Colombia twembi. Rero dukunda umupira twese. Hanyuma nyuma y'ikibuga naho ubushuti bugakomeza, mbese ubushuti bugera bukaba nk'ubuvandimwe. Rero ngira ngo niyo ntandaro yo kutubona wenda turi kumwe, niba hari show yanjye yaje kunshyigikira rimwe na rimwe ku mamashi we nkajyayo bitewe n'imyanya yacu ko ibihagaze. Ntekereza ko nta kindi kintu cyatari navuga, wenda tuba tulinkinze ku maraso, ari nk'umukuza cyangwa inshuti tuye mu bwana twakoranye. Ntabwo nigeze nkinana nawe umupira kuko we yari ari muri APR, yari amaze kujya muri academy.
njyewe nari naratangiye kudeviyaho gato ku mupira ariko nkiwukunda, rero wasangaga wenda dukinana muri siporo yo ku ishuri, ahubwo twiganaga mu ishuri rimwe nyine, gusa nyine nakundaga umupira, mba n'inshuti cyane y'abakinnyi b'umupira kuko twari duhuje siporo dukunda, ngira ngo naho ngaho bihera. Naho ubundi njyewe kuba umukinnyi icyo gihe n'ubundi nari naratangiye kuririmba, natangiye kuva mu mupira mbere gato y'uko duhura, ariko nanone mbabonye twongeye kuba inshuti, twongeye gukonekita, ntangira gusubira kuwukunda cyane, ariko nanone umuziki ugakomeza nawo gukura, nuko nguko nta inzozi z'umupira zagiye zivaho, ahubwo hakagenda haza izindi goals z'umuziki. Abo nakubwira ni nahera kuri Yannick nyine, Rutanga, APR Rugwiro Herve, navuga Herve we ntitwakinanye nawe, twari inshuti ku ruhande, ahubwo ba Fiston, mbese iriya generation yose yari iri muri APR, navuga mbese bageraga muri 30 bose mu kigo, wasanga habaye ama interclasse dukina, buri wese akinira classe yiwe, abo tutigana bari gukina indi classe tugahura tugakina. Urumva twagiye dukina na benshi bavuye muri iriya academy kuko yize ku kigo nigagaho. Ivan BURAVAN yavutse ku itariki ya 27 Mata mu mwaka wa 1995, yitabye Imana ku wa 16 Kanama mu mwaka wa 2022 azize kanseri y'urwagashya. Yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari agiye kwivuriza.